munyemerero nongere mbasuze bakunzi iba urugendo official ndetse baruhuka ndabahaye ikaze rero muri kitondo mbabwira mu byukuri amakuru angezeho muri aka kanya. Murabizi rero ko tuba tugerageza kwinjira kuri tele mu jags zigiye zitandukanye. Urugero rero tuba turi kugerageza kujya muri cyane cyane hangaha indani hari abakomando bamaze gufatwa mpiri ifasha ari bazima irangaje irabatwara bigaragara ko hari ikintu igiye kuba ibakoresha ndaje mbigarukeho. Harimo abacancuro bafashwe ari bazima nabo yamaze kubatwara. Makumyabiri na gatatu yasinye yamaze gufata imyanzuro idasanzwe. Hari ukuntu bafata imyanzuro iteye ubwoba mu byukuri nongera bisubiramo ngo hari ukuntu imyanzuro iteye ubwoba bayifata hanyuma ikaza gukangaranya isi yose muri rusange. Muri kitonje ku tariki 18 z'ukwezi kwa 11 2025 ibintu byamaze gusa nkaho bihinduka kuri tele y'imirwano. Amasezerano arasa nkaho nta kintu n'iki na kimwe avuze. Nongera mbisubiremo amasezerano bakoze hanga ariko Bonipa yari yabivuze. Yaravuze ngo uko byagenda kose twasinya tutasinya kuri tele y'imirwano nta kintu kiri buze guhinduka. Ikigaragara cyo rero biragaragara ko nyine nta kintu kimwe kigize igipango kuba cyahinduka. Munyemerero mbaye ikaze bakunzi bacu aho muhereye mbabwire rero mu byukuri ibikomeje kuba kuri tele y'imirwano. Amwe mu makuru nibuza kubagezaho yego nibyo koko ndabageza kuri abakomando bafashwe mpiri ese bafatiwe hagana he ngiye kubikubwira mu mirwano ikomeye cyane. Ndagaruka kandi mu byukuri ku mirwano izindukiye inkubiri ahangaha mu bice bya Shabunda. Turagaruka kandi mu byukuri ku gasuzuguro kamaze gucibwa ahangaha ingabo z'u Burundi zakarariye ndetse n'ingabo zigomba kubanza rwa Kinshasa. Ubu tuvugana igenda ndaza kuvuga ko abari kurwana n'ubwo bamwe bahuriye ku ruhande rumwe ariko ndaza kugenda mbagaburamo imirwi ndaza kugenda mbagaburamo ibice ndaza kuvuga ku ngabo z'u Burundi kwazo vuga ko leta Kinshasa ukwazo wenda leta Kinshasa ndayihuza na FDLR ariko noneho bisa nkaho byabagatogo kubera ko tuvugana FDLR yamaze gukora ibintu bidasanzwe bikomeye nyuma y'iko ikomeje gutegura ikintu kidasanzwe hagati y'abo y'u Burundi na ku Rwanda gushaka igitero ku Rwanda akobera FDL ziri kuba ari nyinshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariho ziri gusa nk'izihurira ariko tuzaza nayo kugenda tubigarukaho. Turagaruka kandi kuri Kongo yamaze gufatirwa imyanzuro ikomeye cyane gukurirwaho visa mu Bwongereza. Numva ntago byoroshye nakana gato cyane ubwo igisigaye n'u Burundi kandi ubu tuvugana nta muntu ushobora kujya muri Leta z'Ubumwe za Amerika kiretse ari nk'umunyarwanda yarafashe ari nko mu Rwanda yarakoresheje irangamuntu y'u Rwanda. So nibyo ngibyo rero hanyuma munyemere twanzike kwanza amakuru na menshi abakomando rero kubafata nta bundi buryo imyatakire yabo niyo yatumye babataka cyangwa se babafata ariko amakuru akaba avuga ko nubwo bakoze iyo system cyangwa se bakoresheje ubwo buryo n'ubundi amakuru bajya guhaguruka bajya kwataka nk'ibisanzwe bari bamaze kuba bashirwa mu gatego mu cyangwa muri ambush. Bivuze ngo ubu tuvugana n'ubundi ubutasi bwo ku ruhande rw'inyeshyamba zirwana ku ruhande rw'inyeshyamba cyangwa se kuri FM23 n'ubundi buri hejuru cyane biragoye cyane kaba komando bari buze kugerageza guhagarika aba bakomando bamwe muri bo bafite hafi na gatogota. No kuvuga ngo imirwano iri gushaka gusatira Prende Rusizi ndetse iri gushaka gusatira Kanimo Kamanyora. Ni kuvuga ngo bari ingabo z'u Burundi zakarariye zirashaka gukora igishoboka cyose ku buryo bisubiza ibice bya kuri bitatu. Uranaga ni bitatu gusa sera urani bine. Hari Kamanyora iko amakuru numvishije. Hari Kamanyora, hari Prende Rusizi ndetse na Poezer wabungurumva ko ni bitatu n'ibyo ni bitatu. Cyane cyane rero izi ngabo zafashwe hari abafite miri ahanga hafi na za Gatogota hari n'abandi bafite miri ahanga hafi na za Kamanyora. Nzibireyo ntabwo tuza kugira twitindaho ahanga abagabo biragaragara urundi rugamba rwo kubutaka tutabeshye biragaragara ko izinye cyamba zizi ku Rwanda biragaragara ko mu 2023 urugamba rwo kubutaka irarufite niyo mpamvu abagabo nyuma yo gukora ubushakashatsi n'iperereza bakagerageza bakareba uburyo urugamba ruhagaze basanga urugamba rwo kubutaka izinye cyamba zibarusha bakora igishoboka cyose rero bahita berekeza y'indege kugura indege z'intambara ariko uko byagenda kose ese amafaranga bazayabona ndiye tunaganira ariko oya mafaranga bazayabona buri munsi buri gihe yo kugerageza gushaka indege kuzana indege tugani amafaranga bazayabona y'indege za buri nuvuga ngo icyo bari kubona kandi twarababwiye rujya gutangira twarabwiye ngo gahunda ihari barashaka kurwana ubwo mu kirere n'ubwo ku butaka buriya iyo bari kubipanga aravuga ati turabahaye none turebaho baducikira none turebaho baducikira dore ko bigenje tureba baducikira dore ko bigenje tugiye kurwana urugamba rwo kubutaka turwana urugamba rwo hejuru mu kirere tubakubitira hasi hejuru ariko ikintu kibabaje ni uko urwo mu kirere bari kujya barwana bari kujya barasa abaturage. Ubundi ibi bintu bakora binyuranyije n'amategeko. Izi ndege z'intambara baba bari kurasa ikiyo gitangaje na mahanga birebera noneho Croix Rouge yagatanze ikirego
na Human Rights Watch bayikubitiwe mu kanwa, bayikubitiwe mu kanwa kuzanga muri Kongo rwose. Niyo mpamvu mubona n'ingabo nyinshi hano ziza kurwana ari nyinshi cyane. Kubera iki? Iyo zumvishe ngo zije muri Kongo, bazi ko Kongo ari ahantu hagizwe n'ibuye. Tujye tuganira. Bazi ko Kongo ni ahantu hagizwe n'ibuye, hanyuma y'iryo buye bazi ko wowe azavuga ati nindapfa ndacyura ibuye. Ibintu ni bibiri. Simbazi se niba byabivuga, byabivuga bakavuga ati ngiwanjyana muri Kongo, bagakugishoka cyose ku buryo babajyana i Kongo. Se konze ko nawe wari kurwana bakavaringa ku buryo iryo buye mutana ribona nimba ari nahari. Niko ye nk'ingabo z'ubundi rwose ari izo nzi ziba zivuga ati wanjyana i Kongo, ati wanjyana hari ahantu ngiye shaka kuhajya, kubera ikibazo ko bagiye gushaka ibuye. None rero iyo Human Rights Watch na Croix Rouge aho yakavuze kuri izi ndege ziri kumara abaturage, bagere ku bayikubitiwe mu kanwa. Ni gaceceka kabisa, kubitiwe mu kanwa ukavuga uburimi. Bakubaza tubwira muri Kongo bimeze bite? Ese ingabo indege ko turi kumva ko ari indege ziri kumara abaturage abanyamurenge, ati ko nk'umuhejo hari indege isuko yarasha abanyamurenge mu ijoro na drone irasa abanyamurenge mu ijoro, bivuga ko hapfuye umubare mwinshi cyane. Niyo mpamvu kubara byanze. Bamubaza n'icyo kibazo ngo so donc vraiment niko kuvuga bikanga, kuvuga uburimi. Kubera iki? Bamukubise ibuye mu kanwa, bamukubise idolari mu kanwa naceceke. Ariko ikintu gitangaje kinababaje cyane, baya muri Yakutumba bakirwana nk'ubu ya muri Yakutumba yagerageje kuzamura ingabo zibabaza rendo ngo rwose ngajye gutanga umusada kuri leta ya Kinshasa, ngo basaze ngo Kamanyora barayisubiza. So rero abakomando bo bakomeje gufatwa mpiri batitaye, bakomeje gufatwa mpiri y'abakomando ba FARDC, abakomando b'ingabo z'u Burundi yewe ndetse n'abacancuro bakomeje gufatwa mpiri. Ngira ngo mu kitondo amakuru yanamaze kumenya nuko abakomando bamaze kuba babika 100%, 100%. Uko niko kuri rero. Nibyo rero nibyo nuko byestaye, nuko urugamba ruhagaze 100%. Ubwo icyo tuzakora tuzagera turebera hamwe muri rusange uko ibyo bintu bihagaze. Ese biraza kuba bigaruka bite? Biraza kuba byestaye bite muri rusange? Amakuru ukavuga cyangwa se amakuru cyatubwira aratubwira ko urugamba rwazindutse rero rugerageza kuzamura icyo twakwita to y'imirwanire, aho rero ngo bashatse kugenda bagiye kwataka mwibanga rikomeye cyane kandi hari mu ijoro. Biza kurangira rero izi ngabo za FARDC, FDLR, FDNB ndetse n'abacancuro bafashwe mpiri. Utuvugana ese none abacancuro bari gufatwa mpiri bazafungurwa ryari? Ese bazabafungura ubundi kuki mpamvu natwe ibafatika bafunga hanyuma y'ibyo ikabarekura? Kubera iki? Kubera iki? Tugiye tuganira kubera iki bafatwa bagafungwa hanyuma y'ibyo bakabarekura. Amakuru tugomba kuyamenya. Amakuru tugomba kuyamenya no matter what. Tugomba kumenya impamvu barekurwa babarekura. So nibyo andi makuru munyemeye twandika tuva ku ibyo rero nk'urwo rugamba. Ntabwo nduza kubabwira ngo naho ngo hari indege barashe ngo babwire ko zarashwe, babwire ngo nguki, ariko abo nibo bafashwe mpiri. Kwihuse rero amakuru yatubwira iki? Reka tuvuga gato cyane rero ku gusimbuka urupfu rwa Neva. Kuri Neva nta kundi kudusendwe yasimbutse urupfu. Ntabwo nuko turamenye nimba yavaze kuva muri koma. Uyu mugabo mu minsi ejo bundi yari muri koma nyuma y'uko agiye ahantu hari ibirombe bigaturika, imisozi karitagurika. Ahari murabizwa muri iyi minsi bwose ikintu kijyanye n'ibuye ari kugenda azenguruka agihiga. Ejo narababwiye ati yinjije miliyoni 6,844 by'amadolari yarabimuritse. Ariko namwe muhita mumenya hibuye riri kuva nyine ni muri Kongo, bira byo kujya mu misozi. Namwe murabyumva impamvu y'imisozi. 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 Aragenda mu misozi agafata amafoto bakabakurikira kugira ngo bagaragaze ko ariho bakuriwe. Ariko ibyo nabidanye ko ntaho uzaza kumubaza ngo amubikuya muri Kongo ko nyiri ubwitare wayamwihereye ko ntacyo bazamubaza abarwana niki. Ntabwo atigera byo gucukura ibuye. Ayo makuru tuba tuyafite twarabatangarije. Cukura ibuye kibabaje n'abana b'Abarundi bari kuhagwa bahashiriye. Hanyuma rero kujya kwijyana mu misozi habe no gusimbuka urupfu bigaturagurika. Ugasimbuka urupfu rwose ngiye mba numva bitakabaye. Mba numva bitakabaye. So rero
nkaho bidahagije rwose umuvandimwe yasimbutse urupfu rukomeye cyane, urupfu ruteye ubwoba. ubwo rero amakuru tuza tugenda atumenya cyangwa se amakuru aza kugenda tugeraho nayo turaza kuba tuyababwira. Twihuta rero ntabwo ushaka gutinda kuri icyo kintu, amakuru avuga ko uyu mugabo ari mu bitaro, tubu ntiyavuyemo ntabwo turamenya, ariko yari ari mu bitaro. ariko ubundi twagombye kuba twamenya amakuru niba bavuyemo cyangwa niba atatashe. Kandi amakuru nyine avuga ko ngo cyaturitse abarinzi be batatu bahagendeye, hanyuma we Neva we ari mu bitaro. Se buriya bahagendeye bate ko byaturitse? Bose bari ko bagomba kugenda, nibo bagiye mbere, yabasunitse se ngo aribo bagenda? Abarinzi batatu bahagendeye bate? Nimba bapfuye, nimba bakomeretse? Ariko abarinzi batatu bari mu marembera kabisa, urwego rukomeye cyane, abarinzi ba Neva. So nibyo ngibyo nukomeza. Hanyuma twihuse, reka tuve muri ibyo ngo tugaruke sasa rero nyirizina turebe uko urugamba ruhagaze muri kano kanya. Noneho cyangwa biroroshye, none ikintu makuru nababwira ngo nuko BBC ewana habaye icyo twakita inkundura yo guterana amagambo hagati Lawrence Kanyuka, ivumbi riratumuka. Mu gihe tukiraho rero mu by'ukuri Uburundi ngo burasaba nabwo kwicara ngo kumeza ibiganiro by'u Rwanda ndetse na Kongo. Nanga munyumvire Neva avuga ati nanjye ndashaka nganire namwe. Mara Neva ashobora kuza kwihagararaho mpaka. Neva ashobora kuza, byatangiye ari imikino bibona ashobora kuba adashoboye. Kuri iyi nshuro ashobora kuza kwihagararaho, ivumbi rigatumuka. Ntabwo mbabeshye, biraza kuba ari ibintu bigoye cyane kuba wabikwepa. Ntabwo nkubeshye, Neva araza kwihagararaho maka kandi nta muntu uza kumucikira. Hanyuma rero nibyo nikomeze, hanyuma twikomeze n'andi makuru yacu akomeye kugenda atugeraho. Aratubwira ko rero mu by'ukuri hakurya Shabunda urugamba rukomeye cyane, aho Shabunda rero ubu tuvugana imutwe y'ishyamba mu 23 ndetse n'ingabo z'u Burundi zamaze kuvuga ati nimuze twebwe tubereke icyo turicyo. Shabunda abagabo bamaze kwikatamo kabiri, bamaze kwicamo ibice bibiri. Hanyuma ingabo z'u Burundi zo zavuze ati turabiteguye, tugiye kubarasagwa ku buryo mutazigera mwongera gusunuta amazuru muri Shabunda. Niko ingabo z'u Burundi zabwiye abakomando zabahaye ubutumwa abakomando bama 23 bari kwerekera hano ndani ya Shabunda. Mu gihe umutwe w'ishyamba aho uri kwerekera gufata ibice byose bya Shabunda, ngo gufata Shabunda centre, ingabo z'u Burundi zababwiye ati nimuze turabiteguye. Ingabo z'u Burundi zivuga ko zamaze kujya Kavari, ndetse yewe n'ingabo cyangwa se n'abagwana n'abajenosideri wa FDLR yewe n'abazareno ngo babiteguye ku rwego rukomeye cyane. Aho ngaho rero ni mu bice bya Shabunda ku rwego rukomeye cyane, aho ingabo z'ubu amakuru tuvuga ko zatangiye kuba zitari cyane ngo zijye kurwana urugamba rw'imbaturamugabo. Mu gihe AFC M23 nayo yavuze ko igiye kurwana urugamba rw'imbaturamugabo, ngo kandi Shabunda ngo igomba kwifata cyane ko yamaze kuyinjiramo. Nkaho bidahagije munyemerere mpacanganye hombi, reka simbukire muri Masisi. Inyeshyamba za Wazalendo zirigamba gufata imidugudu ibiri yagenzurwaga na AFC M23. Ku cyumweru mu by'ukuri nibwo ejo umusibejo babitangaje bivuga ko ngo imidugudu ya Kishanje ndetse na Nyampanika iherereye hafi ya Mweso muri sheferi ya Bashari teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru yafashwe rero ngo n'inyeshyamba za Wazalendo nyuma y'imirwano ikaze n'inyeshyamba za AFC M23. Amakuru aturuka muri kariya gace kandi nk'uko bitangazwa atubwira ko yerekana ko Wazalendo yagabye ibitero ku birindiro by'inyeshyamba guhera ku wa gatandatu ku cyumweru mu gitondo, nibwo ngo yirukanye inyeshyamba za AFC M23 rero muri midugudu yombi. Abatuye mu midugudu yombi bamwe mu bahunze berekeza muri Mweso centre, mu gihe abandi babuze aho baca baguma mu ngabo. Amakuru kandi akomeza avuga ko umwuka mubi ukigaragara mu misozi ireba Mweso na Busumba. Amakuru avuga ko rero ahanga muri bice ingabo Wazalendo kandi koko nibyo zahigaruriye, ngo zikomanza mu gatuza nibyo zahigaruriye. Rega cyo tuvugisha ukuri, iyi Masisi ni nini, ibice 23 tumaze gufata ni binini, kubikontrola byose ngivengera bishigeje. Se wowe urarwana n'ingabo zirenga 100,000 cyakoze n'abana bamaze kwa byuze 240 da, kuko ejo bundi bapasingishije hafi 20,000. Amakuru avuga ko bari bafite nk'ibindi 20,000 bikaba 40. Hanyuma bari guhangana n'izirenga 150 hafi 200,000, kubera ko haje 100,000
haje ibihumbi 100 bisanga abandi basirikare bari bahari usumva batarwana n'ibihumbi hafi 200 ukambwira ngo ahubwo naho abagabo rigiye rwose bajya banyica bari ku rundi rwego ahubwo ngiye mbona abagabo bari ku rundi rwego pe ntago mbabeshye mbona bari ku rwego rudasanzwe mbona ku rwego runini mbona ku rwego rwa danje. So nibyo rero ahanga amasese rero ibi bice abagabo amakuru avuga ko bamaze kuba ababyigarurira ku rwego rukomeye cyane. Mu yandi makuru rero ariko ngo Nyamagabe haba ikintu twita umutingito. Nyamagabe haba umutingito uri kuri magnitude ya 4.8. Ishami ry'urwego mukambabwira n'amakuru. Ishami ry'urwego rw'igihugu rushinzwe mine, petrol na gaze REMA rigenzura imitungo ryemeje ko mu murenge wa Gatare mu karere ka Nyamagabe haba umutingito wari gupima byibuze nabonye umuhanda wacitsemo kabiri uri gupima byibuze magnitude ya 4.8 ku manywa yo ku itariki 17 Ugushyingo 2025 ku munsi w'ejo saa 9:12 uwo mutingito kandi wumvikanye no mu midugudu no mu bindi bice by'igihugu birimo n'umujyi wa Kigali. Ejo warabumvise safa yego noneho REMA isobanura ko umutingito uri ku kigero nk'iki ushobora gutuma amadirishya atigita ndetse n'ibikoresho byo mu nzu bikanyeganyega cyane cyane mu nyubako zidakomeye muri rusange. Imitingito iri hagati ya 4.0 ndetse na 5.0 iba yoroheje kanumva yoroheje ariko ishobora guteza kwangirika koroshye mu bice byegereye aho waturutse harimo no kwiyasa kw'inkuta z'inzu zidafite umusingi ukomeye. Uri bayoroheje cyangwa no kubagira ngo bareme bana barema agatima. Wumvishe ukomeye umutingito se? Ugize ubwo wumva kugiye kwiroga. Ari mpamvu utagiye muri gahunda za. Aha, nguko rero ntabwo byoroshye mu bakorero tugomba kugenda tubagezaho amakuru ari mu bice bigiye bitandukanye. Nabwo ko rero Ubwongereza bwamaze gufatira imyanzuro ikomeye cyane igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo babwira ko ngo bagomba kubakuriraho visa. Aya n'amakuru rero tugezeho ku munsi w'ejo aho rero leta ya Kongo yamaze kubwirwa ko isaha yari yose ngo bamaze bari buze kubakupira visa kubera ngo abimukira bari kuva mu bihugu bya Kongo berekeza hariya mu bihugu by'Ubwongereza ngo abo rero ngo ibihugu nibidahamagara abimukira babo ngo baraza kubakuriraho visa ngo kandi abazajya bafata bazajya bahita babirukana ako kanya. Ibi byamaze kuba bitangazwa kandi bisa nkaho byamaze gushyirwaho umukono kuko nandi mahitamo bashobora kuza kuba bagira. Mu yandi makuru nabwiye ko rero indege irimo minisitiri yakoze impanuka ku kibuga cy'indege nabwiye ku munsi w'ejo mu byo kuri byaje kurangira rero abaminisitiri bari bahaburiye ubuzima ariko biza kurangira bacitse uru rugamba rw'indege. Indege rero yamaze gushya irakongoka aho rero yarigeze za Ruaraba mu by'ukuri biza kurangira mu by'ukuri ikoze impanuka irashwanyagurika biza kurangira batahaguye nkuko byari byamaze kuba byitegwa. Mu gihe Samia Suluhu Hassan rero mu by'ukuri yashyize umukowe n'umukobwa we muri guverinoma akaza kubagira abaminisitiri. Ngayo nguko rero byamaze korera ko abumva byacira urondogoro byatumye haba ku mbuga nkoranyambaga abantu hirya no hino bavuga ati se gute Samia Suluhu Hassan afata abana be akabashyira muri za umwana washaka kumushyira muri guverinoma yamaye kuyobora minisitiri y'uburezi nibyo yamaye kuyobora minisitiri y'uburezi naho umuko we amuha kuba minisitiri w'ubuzima. Ariko nicyo cyiza cyo gushaka rego umukuru w'igihugu so gege muri gusakuza mu biki amuzaguza mu biki paho cyambere babarize icyo cyo cyambere bafite impamyabumenyi y'ibyo bintu rero kuba babashyize muri ministeri nta bidanje cyakoze leta shyiraho na minisitiri itari iriho minisitiri y'urubyiruko kubera ejo bundi bari bamuhitanye bamwivuganye biza kurangira avuze ati rero reka nshyiraho minisitiri y'urubyiruko ndabona ntazi ibi bintu aho byenda byerekeza. So rero nuko byagenze hanga muri Tanzania ubwo byo kururondogoro mu bireke so nibyo ngibyo reka mbashimire rero zo kwa dusura bakoresha taha rero bye bye.